kageze se man kakazi ngiye mbona ari amahitamo mabi. none ko mbona uje ufite igihunga n'ikihe kibazo? Ubuzima tubaho bwa buri munsi busaba amahitamo. Njye nahisemo guhora ngenda. Wahuye n'abantu gutyo baragukubita tu nta mpamvu. Nta kintu mfite cyo kuvuga. muri bande mwana mushaka muri bande ngiye murachaka iki mwana ngiye murachaka Se ihuye n'umuntu afite ikibazo uramufasha. Ntegereze none nzaguhamagara ngo Ntabwo dukina n'isura dukina n'imitima yawe. yes genda nyine siko kazukora se urambuye gutyo mba ndi kubaba. Brandine mwana wanjye ko mbona udatuje wabaye iki? Papa Brandine ni ibiki mba numva urimo? Nta kazi cyo ukorera ko n'ubundi wanze kumbwira akazi ukora. Nareba mfite se uyu ni jewe none natigeze bere business nayo ukora ariko ndakugaburira ndakwambika abana mbishurira amashuri kandi nkabishurira neza. Se mwana wa ko nshimye we nakubonye umeze gutyo umushike wawe ameze ate koko? Reka twizere ko azamubona wenda. biragoye ariko byashoboka ntabwo wapfa kuri icyo kurya da. Ubuzima bwarangoye bana banjye. Birumvikana Ngera mu rwego rwo gusabira isi. Gusa ibi byose ni utambwira ko ari Mutoni. Mutoni. Boro zabuze twabaye tukihagera sinamenya ahantu polisi zaturutse. Umve nkubwire ahubwo ati ngewe mbure imari nabura umuntu